Suza nshuti bavandimwe mukomeje kudukurikirana kuri Vero yawe TV, amahoro y'Imana n'abane namwe. Iyi ni yacu ngende bazaniye amakuru byagiye bivugwa hirya no hino mu gihugu, haba ku binyamakuru bigiye bitandukanye cyangwa n'andi makuru agiye atandukanye. Niyo tugenda tubakusanyiriza tukabazanira amakuru meza yizewe kandi atariho n'ivumbi, tukabagirira ibiganiro bigiye bitandukanye, tukabazanira amafilimi agiye atandukanye hano kuri Vero yawe TV. Twagusaba kugira ngo nimba ari ubwa mbere ubashe kuba wagera kuri uyu muyoboro wa YouTube, ukore subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bihoraho, ndetse wadusangiza n'ubutumwa bugufinya arizo comment kugira ngo tumenye yuko muba mudukurikiye gatanu kuri gatanu. Umunsi tubazaniye amakuru rero, ni amakuru avugwa ku kibazo cy'ifungwa ry'insengero nk'uko mubimenyereye. Ni amakuru aribanda ku ngingo z'uburyo abapasteri bari kugenda bitwara. Ese abapasteri bari kwitwara gute? Ko turi kumva inkuru zigiye zitandukanye nk'uko mwabyumvishe. Ejo bundi twabazaniye amakuru avuga yuko hari umupasteri mu mujyi wa Kigali wabari yahuye, ariko na n'isaha tukaba tuteye twamenya impamvu yabimuteye. Ubu ngubu uyu munsi akaba aricyo kintu cya mbere tuje kwibaza, kandi turagaruka ku myitwarire y'abapasteri bagiye batandukanye. Nanone ubwo hirya no hino biri kuvuga ko hari abapasteri bari kwiba amafaranga bakoresheje imitwe yo kuvuga ngo barasabira abantu imigisha. Turongera tugaruke no ku kindi kibazo cy'ifungurwa ry'insengero kiri kugenda kivugwa hirya no hino mu gihugu, ndetse hariho n'izindi zigomba kongera gusenwa. Nanone urundi rutonde rushyashya rukaba rwaje. Duhereye ku kibazo cy'uriya umupasteri murabizi twababwiye yuko mu mujyi wa Kigali byari mu gitondo umupasteri asangwa yihanitse mu rusengero, ariko abantu babigiramo urujijo. Bamwe ati baba bamwishe bakaza kumuhanika muri urwo rusengero, ariko byaje kuvugwa yuko urwo rusengero n'ubundi uwo mupasteri ari rwo yarabereye, n'ubundi niwe wari umuyobozi w'urwo rusengero. Ubwo abakoramo amasuku mu gitondo bazindutse bakagenda, bagerayo bageze mu rusengero bagasanga umuntu ari mu mugozi. Byari bibabaje cyane kuko abakristo benshi baramukundaga, ubwo benshi batabyumvaga neza. Abandi bakavuga ati reka pasteri wacu ribu nikora akazi kayo ishinzwe. Ariko byaje kugaragara yuko urwo rusengero narwo rwari mu nsengero zahiritswe cyangwa zafunzwe kandi zitazongera gukorerwa mu Rwanda nk'uko twabibamenyesheje. Twavuga ko hari insengero zimwe na zimwe zitemerewe gukorera mu Rwanda hashingiwe icyemezo cy'inama y'abaminisitiri, cyangwa kuko izo nsengero zazigiye zaraje gukorera mu Rwanda mu buryo butemewe, nta byemezo zifite, cyangwa mu kimwe ugasanga zitujuje ubuziranenge, ugasanga urusengero ntirwubatswe ahantu hemewe, cyangwa mu kimwe ugasanga ni insengero zikorera mu bikari cyangwa mu masare agiye atandukanye. Aho Dr Musabyimana, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, aho yatubwiye yuko hari insengero zimwe na zimwe ziteranira mu masare nimugoroba, ugasanga hagiyemo utubyiniriro, ejo ugasanga harimo akabari, ariko avuga ko izo nsengero zitemewe. Umupasteri rero nawe urwo rusengero rwo yarayoboye bikaba byaravuzwe yuko rwari ruri mu nsengero zari zarahagaritswe. Bamwe babyibazaho mu buryo bugiye butandukanye, aho bavuga ko ari ibibazo wenda yuko ifungwa ry'insengero ryaba ari byo ryabiteye. Abandi bakavuga ati ese wenda niwe mu rugo kuko isi ntabwo kuyibamo byoroshye, kandi wenda yaramenyeye umushahara agenda abona. Twavuga ko tuhagaruka ku ngingo nanone ikurikiyeho, ari ingingo ivuga imyitwarire y'abapasteri cyangwa abakozi b'Imana bo muri iyi minsi. Ubwo biri kuvugwa yuko hari abari kugenda biba abaturage bakoresheje andi mayeri, bababwira ati muzane tubasabire umugisha. Insengero barazifunze, ariko gukorera Imana biracyakomeje, kandi ibyo ngibyo leta ikaba yarabibujije abo ngabo babikoraga, yaba abakozi b'Imana yaba abiyita abakozi b'Imana. Ntago byemewe, ariko biragaragara ko hari umubare munini w'abapasteri ugenda akora mbene ayo manyanga, ubwira abantu ati muzane amafaranga, ibya 10, amaturo. Gukora umurimo birakomeje nubwo bafunze insengero. Ibyo ngibyo rero leta ivuga yuko uzabifatirwamo cyangwa abo babifatiyemo agomba guhanwa nk'umuntu watuburiye abantu. Nyuma yuko rero hakozwe igenzura, buriya riragenzura ntago ryaziye ubusa, ahubwo ryaziye mbene abo ngabo b'abanyamitwe, abo ngabo bigira abapasteri b'abanyamitwe. Ugasanga umupasteri ari kwirirwa abwira abantu ati muture mbasabire umugisha, tubwo nutampa amafaranga
ntabwo ndaguhanurira nk'uko twese twagiye tubyumva nutamanza ngo uzane amafaranga, cyangwa wowe ugasanga bamwe bazanye ibiturisho bari kubwira abantu ati muture ibibazo byanyu, muture ubukene, kandi bari gushyiramo amafaranga. Icyo ni ikibazo rero cyagiye kigarukwaho cyane, biza kugaragara yuko ari imitwe abantu cyangwa abapasiteri bamwe na bamwe bagenda batekera abandi. Akaba ari byo bintu bya mbere byatumye havamo gufunga insengero, kwa ko ugize ikibazo nk'uko perezida wa repubulika wabigize, uhuye n'ikibazo cyangwa ukennye wese agahita avuga ati kugira ngo iki kibazo cy'ubukene ntikire ni ugufonda itorero. Ibyo rero byagiye bigarukwaho cyane, none na n'ubu haravugwa yuko hari abapasiteri bagishaka kwiba amafaranga bakoresheje ubwo buryo, bakagenda bakajya mu mago y'abaturage, kandi ntabwo ibyo byemewe, nk'uko leta yacu idashaka ko hari umuturarwanda we ari we wese waribwa amafaranga muri ubwo buryo, cyangwa mu kimwe wakwibwa amafaranga. Ni nyuma y'uko rero leta yabafungiye nabo ati reka dushake indi mitwe, bagakoresha telefone, dore ko ikoranabuhanga ryaje. Ugasanga hari abirirwa bahamagaye abakristu kuri call conference, ugasanga baririrwa bafata abantu bakabashukashuka. Ibyo ntago byemewe, cyangwa bagafata abandi bakasanga hari abandi bapasiteri bafasha abantu ngo nibajye mu butayu ariho bajya guturira, kubera yuko abona ko ibibazo byamwuzuranye. Ntago ibyo byemewe, ahubwo amategeko y'u Rwanda ateganya iki ku muntu uzaba ukoze ibyo? Birateganya yuko uzafatwa ameze muri abo ngabo, cyangwa yigize uwo mupasiteri ushaka kuyobya abantu, umubare munini w'abanyarwanda azahanwa n'ubundi nk'uwatubuye amafaranga aba batubuzi tubona kuri MTN bahamagara abantu. Ntago byemewe. Twavuga ko ku makuru yacu turongera tukagaruka ku yandi makuru ari kugenda avugwa hirya no hino. Insengero zigomba gufungurirwa, ni insengero zigomba kuba zarujuje ibisabwa byose. Ugasanga wenda urusengero ntabwo rutuye mu manegeka, ariko nta parikingi kandi yakabaye ihari. Rero amategeko y'u Rwanda nk'uko abivuga, cyangwa nk'uko ubugenzuzi bw'iryo nsengero ikintu bwasize ko abo bantu bagomba guhuza imbaraga bakuzuza urwo rusengero ibisabwa. Ibyo bisabwa rero nta bindi, kuba urusengero rufite ibigega, rufite ubwiherero buzima, kandi rutuye ahantu heza ho guturwa, kandi si ibyo ari urusengero rugenda. Insengero zigomba kuba zujuje ibisabwa ku buryo zigomba kuba ari insengero zujuje ubuziranenge, nk'uko abayobozi bacu bahora babitubwira. Ntabwo abanyarwanda ari abo kwishora mu cyago kandi bakireba. Urusengero ugasanga rutuye ahantu mu mpinga z'umusozi, izo ntago zemewe. Ariko insengero zigomba gufungurirwa ni insengero zujuje ibisabwa bikurikira, twabivuze hejuru, ariko zikaba zifite n'umuyobozi wujuje ibisabwa, ufite ibyangombwa, kugira ngo nabwiriza abavuga ibyazi atari amaco y'inda nk'uko mu kinyarwanda babivuga. Birasaba kugira ngo umuyobozi aba afite ibyemezo byerekana yuko koko ari umukozi w'Imana wuzuye. Si ibyo gusa, perezida wa repubulika ari mu masengesho yo gushima Imana, ubwo yahagurukaga yavuze yuko n'abafite ibyangombwa bose atari shasha, ahubwo hagomba gukorwa igenzura rishingiye kureba ko uwo muntu agiye kwigisha iki. Kuko perezida yagarutse ku bibazo by'abapasiteri n'ubundi bayobyaga, ariko avuga yuko bagomba kujya bakora igenzura kugira ngo abantu babashe kuba bafungurirwa urusengero. Ubwo rero insengero zigomba gufungurirwa ni insengero zujuje ibisabwa. Nimba rero uri umukristu cyangwa uri umukozi w'Imana, murasabwa kugira ngo mwe mwafungurirwa urusengero, murasabwa kugira ngo mwe
mwakora cyangwa mwakoresha imbaraga kugira ngo mubashe kuba mwakwemererwa gufungurirwa urwo rusengero. Murakoze rero, mugire amahoro. Imana nibuzurize. Nimba wakora subscribe, twose kugira ngo ukore subscribe, share na comment kugira ngo mubashe kujya mubona ibiganiro byacu bihoraho. Murakoze, Imana nibaho umugisha.